Mwaramutse neza bakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Nkuko nabibasezeranyije ku mishinga mba nabahaye amakuru y'impinduka yose mba ngomba kuyabaha 5 kuri 5. Uyu ni wa mushinga turi gukora ukora live cyangwa room, ukanakora usarura, ukanakora uzamura level, ukanakora ukina utugame tumwe na tumwe ukabona amadora. So guys, habayemo impinduka aka kanya, ariko mbere yuko mbereka impinduka zibayemo aka kanya, reka mbanze mbereke utuntu mutari muzi kuri iyi application. Urabona hano muri dashboard yacu, urabona hano ku ruhande hari akagabo kaba gahagaze kikokinze, kambaye inkweto, kambaye n'akagofero n'uturinete, gafite n'ama ekuteri, mbese ubona ko ari agakapo. Aka kantu ntago mwari muzi ngo kamara iki. Ikintu kamara kimwe niki, iyo ugakozeho karabyina, ariko uko kabyina ukaza ukoraho buri kanya gutya, amacoin agenda yiyongera. Urabona arazamutse, dore dukoreho ugenda ukoraho utapinga, imibare igenda izamuka y'amacoin, izamuka buri uko ukoraho ukabyinisha, igenda izamuka, ukabyinisha izamuka. Hano tugeze muri coin 100 z'amagold, iyo urekuyeho zirazamuka zikiyongera kuri balance. Nicyo ako kantu kamara. Ikindi nabereka, hari abantu bambajije ngo ni irihe banga nkoresha ngo mbone amafaranga menshi. Urabona hano kuri level, aha twapugradingira level, urabona munsi yaho hari ahantu handitse top up ons, bagenda bahindura ibyanditseho 20 minutes in the room. Izi ni task bagusaba gukora buri gihe, ukoreho. Nukoraho barakuzana hano, urabona hari daily. Izi ni task baguha za buri munsi, ngizi baba bazikubwiye hejuru, ugakora ibisabwa. Top up ons, ubwo nukongera amafaranga, ibyo nimukabikore. Add one payment, biroroshye, ni ugushaka aba follower. Hit, aha ni muri ya game bakina, kumara iminota 20 uri muri room cyangwa uri kuri live y'umuntu, kuguha gold coin gift. Ibi byose bagenda babiguhembera. Izi ziba zavivuye ziri hasi ziri mu ibara ry'icyatsi nizo tuba twacompletinze. Hakaza naha kuri an, izizo ni task ziguha amafaranga, zimaramo igihe kinini bakuzisoje, ariko nk'iyi minsi 7 isoje utaragera ku minsi 7 nayo baguha. Hakaza ni ya family. Kuri family ni igihe ujoininga ama live y'abandi, ugenda usoma task baguhaye ukagenda uzikora. Tuvemo. So guys, si iki narinje kubereka, nuko utari utuntu twinyongera tw'ubwenge narimbanjije kubaha. Impinduka nje kubereka yahindutse hano muri Hi Family niyi. Uyu munsi tariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2026. Murabizi ko hari ubundi buryo twari twavumbuye tubikuzamo amafaranga yacu dukoresheje igihugu cya Bangladesh, kuko nicyo cyatwemereraga kubikuza muri cryptocurrency. So ibi bintu babikuyemo, kambibereke. So uraza hano kuri withdraw nk'ibisanzwe, ukoreho, uze urebe ayo wemerewe kubikuza. Urabona niyemerewe kubikuza 0.1, nkongera nkemererwa kubikuza $1. Tubikura ya 0.1, uyahitemo uhita ukora withdraw. Urabona hano hari ibihugu baduhitishagamo, tugahitamo Bangladesh. Mbere twahitagamo other countries bayikuramo. Bwa kabiri tuvumbura ubundi buryo bwo kubikura dukoresheje VPN ya Bangladesh, none nabwo uyu munsi babukuyemo. Turakora kuri country, urebe ibihugu birimo: Philippines, Pakistan, Indonesia, Vietnam, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkey, Egypt, Brazil, Mexico. Ni ibi bihugu bisigayemo. Muri ibi bihugu byose nta gihugu kirimo cyatwemerera kubikuza crypto, biragoye kuyabikuza. So ayo niyo makuru agezweho ubu ngubu, ariko atari meza, amakuru mabi ku banyamuryango mwese mukoresha application ya Hi Family ibabyarira amafaranga. Ngiye gukora ubundi bushakashatsi ndebe niba hari ubundi buryo nabavumburira. We icyo usabwa ni ugukora iki? Ni ugukora subscribe, ugakora no kukazogera, kugira ngo nindamuka nzanye update y'ubundi buryo twabikuramo aya mafaranga yacu uzabubone mu ba mbere. So iyi video niba aya makuru hari undi muntu uzi ukoresha Hi Family utayazi, uyimusharinge, ukore like,
iyo ukoze like biramfasha, so urabukoze cyane. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. Iyi ni How to Rwanda TV. Ciao ciao, hasta la vista.